Mbahaye ikaze kuri uno muyoboro wacu wa YouTube channel. Ndabashuhuje uyu munsi nje ngo tuganire noneho ku ngingo 10 zishobora gufasha umugabo n'umugore kongera gusubirana mu gihe batandukanye cyangwa se nyuma yuko bashwanye. Izo ngingo ndaje ngaruke tuzigarukeho tuzisobanure twumve aho byasubiranira mu gihe baba bashwanye. Ingingo ya mbere, gusabana imbabazi no kwemera amakosa. Buri wese yemera uruhare rwe mu makimbirane kandi agasaba imbabazi ataryarya mugenzi we. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, gusaba imbabazi z'ukuri. Gusaba imbabazi bidakozwe neza mu magambo gusa, ahubwo bikagaragazwa no mu bikorwa no mu mico ndetse n'imyifatire. Iyi ni ingingo ya kabiri yatuma umugabo n'umugore igihe bashwanye bashoboye gusubirana. Ingingo ya gatatu, kuganira neza no kumva neza ibitekerezo bya mugenzi wawe. Kuganira ku kibazo cyabaye buri wese yumva undi atamuca intege cyangwa se ngo amucishemo ijambo, ni ukuvuga ngo amuvugiremo. Iyo ni ingingo ya gatatu. Ingingo ya kane, kwiyemeza gukemura ibibazo hadakoreshejwe ubushyamirane. Bemeranya uburyo bwo gukemura amakimbirane atari ukurwana, gutukana cyangwa se gushinjanya, kandi bakabyikorera ntawe ubahagaze hejuru. Ingingo ya gatanu, guhana umwanya wo kuganira buri gihe, gushyiraho igihe cyo kuganira no gusangira ibitekerezo mu mahoro byongera ubumwe n'urukundo hagati y'umugabo n'umugore, bityo bikaba byabarinda kongera gushwana cyangwa se gutandukana. Ingingo ya gatandatu, kwiyubakira icyizere bushya. Igihe icyizere cyatakaye, buri wese akora ibigaragaza ko ashaka kugisubiza binyuze mu bikorwa bihamye. Iyo ni ingingo ya gatandatu. Ingingo ya karindwi, kongera kwita ku mubano w'urukundo, gukora ibikorwa by'urukundo, kwita ku wundi, kumwereka ko akenewe kandi akundwa. Iyo ni ingingo ya karindwi. Ingingo ya munani, kwihanganirana no kudahora bakimbirana bibukiranya amakosa ubushize yabashwanishije mu rwego rwo kuyirinda. Kwemera ko nta muntu utagira intege nke no kwihanganiraho gushinja buri gihe ibyahise. Ibyo nabyo biri mu ngingo ya munani byabafasha kongera gusubirana mu gihe bashwanye cyangwa se bagiranye amakimbirane. Ingingo ya cyenda, gufata umwanya wo gusenga cyangwa kugisha inama ndetse bagakenera n'abafasha babafasha mu gukemura ya makimbirane. Gusenga hamwe cyangwa kugisha inama abajyanama b'imiryango cyangwa abashishozi bashobora gufasha abashwanye ari bo umugabo n'umugore, byakongera kubafasha mu rwego rwo kwiyunga cyangwa gusubirana mu gihe bari bashwanye. Kwiyemeza guhindura imyitwarire mibi buri wese yari afite. Buri wese akiyemeza guhindura imyitwarire cyangwa se ingeso mbi zatezaga amakimbirane mu rugo, akabireka kuko bituma bongera gushwana. Ese hari icyo usigaranyemo? Ndabakunda cyane. Habaye hari igitekerezo cyangwa se icyifuzo ufite, watwandikira aho hepfo, kandi habaye hari n'inyunganizi ndetse n'ibyo wifuza twazavugaho ubutaha, wabitumenyesha. Ndabakunda we. Ciao.